nitwa Retired Major Makuza Anastase, nkaba narashoje ingando mu cyiciro cya 67 Mutobo. Nari nturutse muri FDLR ibarizwa mu mashyamba ya Kongo, aho nari ndi ofisiye ushinzwe itumanaho rya gisirikare. Nkaba nari nkuriye n'abanyamasengesho bari hafi y'umuyobozi mukuru wa FDLR. Nkaba narinjiye mu gisirikare muri Exfar mu mwaka w'1989. Bityo urugamba turutsinzwe rwatangiye muri 1994 turahunga. Intambara yo muri 1990 yo kubohora igihugu cy'u Rwanda yatangiye nari nkiri umunyeshuri, turi mu Bigogo aho twigaga iby'ubukomando. Ubwo twahise duhagarika amasomo, tuba abarimu twigisha abasirikare tujyana ku rugamba. Aho rugamba narutangiriye mu Kaniga Ibyumba, ni naho nakoreye igihe kinini cy'urugamba, kugeza ubwo dutsinzwe 94 mfite ipeti rya Premier Sergent. Nahunze ariryo nambaye. Ipeti rya ofisiye naryambaye umwaka nize SM 1999, dusoza 2001, aribwo twambitse ipeti rya Sous-Lieutenant. Nuko bimeze ko 2001 ni naho twagabye igitero cyiza hano mu Rwanda, nambaye iryo peti rya Sous-Lieutenant. Naje mu Rwanda nkuriye serivisi y'itumanaho, ni ukuvuga nari ofisiye ushinzwe itumanaho rya gisirikare muri Etat Major, yayoborwaga n'uwitwa Bemera, Colonel Bemera, waje gufatwa muri icyo gihe. Hari mu mwaka wa 2001, nibuka neza ni mu kwezi kwa gatandatu kwa gatanu, twanyuze aha mu Birunga. Ubwo ni ukuvuga ngo twanyuze mu giturage cya Masisi, tuzamuka duhinguka ahitwa Kibarizo, turaza Kabaragasha, twinjira ishyamba ry'urutare hariya muri Nyamuragira, duhinguka Kibumba, tuzamuka tujya muri Karisimbi. Wari utuyoboye ni Colonel Bemera, yitwa Habimana ubundi izina rye bwite, alias Bemera. Yari chef d'Etat Major icyo gihe. Ubwo nge nabanaga nawe nyine nk'ushinzwe itumanaho ku maradiyo ya gisirikare. Ntaha mu Rwanda, kubera nari naramaze kuvugana n'umuryango, waranyijeje ko nta kibazo gihari, ndetse nkavugana na bamwe mu bayobozi ba gisirikare ba hano mu Rwanda. Natashye numva ntacyo nishisha cyane, mvuze cyane kubera ko wenda navuga nti ni gute umuntu warwanye n'abantu mukarwana imyaka 4, ariko nyuma nkaba ngiye kubana nabo, nkumva ari ibintu bitapfa gukunda. Mfata icyemezo ndaza, ariko ko nakiriwe mu buryo bushimishije, ko nakiriwe na ofisiye uri kumwe n'abandi basirikare be, banyakira ku mupaka neza, banjyana ahantu hatuje aho ngomba kuganirira nabo, bakamara impungenge naba mfite, bambwira ibyiza byo mu gihugu, bampa n'ingero z'abatashye kandi bameze neza. Nyuma yaho rero naje kuza mu ngando i Mutobo, aho twahawe amahugurwa menshi ku bijyanye
nuko leta y'ubumwe ikora imeze, uburyo abanyarwanda nta vangura ririmo nk'uko ryariho kera twari turizi. Ayo mahugurwa tumaze kuyabona n'inyigisho zitandukanye, njya mu buzima busanzwe nk'abandi, aho nabwo mpageze nakiriwe neza n'umuryango, nakirwa neza n'abaturanyi, abo nzi n'abo ntazi. Inzego z'ibanze nazo zimfasha kwinjira neza muri sosiyete, ndetse komisiyo ikomeza kunkurikirana mu buzima bwanjye. Ntibyaje no gutinda, nyuma y'igihe gitoya bampa akazi, ubu nkaba nkuriye Ngari mu karere ka Musanze. Ntacyo rero nanenga na gitoya, mu buryo nakiriwe n'uburyo mbayeho ni bwiza nk'abandi banyarwanda bose. Muri Kongo ubuzima ntibwari bwiza, kuko bwari ubuzima bw'intambara z'urudaca, intambara nyinshi. Umuntu ntabwo yabaga atuje, yahoraga afunze utuntu twe yiteguye guhunga. Ubwo ntabwo bwari ubuzima. Ubuzima abana bacu ntibigaga, abana bacu ntibabonaga ubuvuzi ngo bafashwe niba habaye ikibazo cy'uburwayi. Mbese ubuzima ntibwari bwiza ngo umuntu avuge ngo iki cyari cyiza, kuko ntacyo navuga cyari cyiza aho ngaho. Bwari ubuzima bw'imibabaro. Kubera ko nari nyoboye ikoraniro ry'abanyamasengesho, kandi amasengesho cyari kimwe mu ntwaro zifashishwaga mu gutegura urugamba, kuko nibyo wenda nabivuga, hari bavuga ko hari amashyiga, twavuga ko twari dufite amashyiga atatu: ishyiga rya politiki, ishyiga ry'igisirikare n'ishyiga ry'amasengesho. Amasengesho yari afite umwanya munini mu kuyobora urugamba, ariko mu by'ukuri byategurwaga mu rwego rw'abanyepolitiki n'abasirikare bakuru ndetse na ba omoniye, hanyuma hagashaka uburyo haboneka mesaje iritirirwa ko ivuye ku Mana, ariko mu by'ukuri byabaga byahimbwe n'abantu. Tukabihimba, hanyuma twarangiza tukabishyira mu basirikare bo hasi ndetse no mu baturage, mu rwego rwo kugira ngo bashishikarire urugamba kandi bateye gucika intege. Icyo nicyo navuga ku bijyanye n'ingufu isengesho twarihaga, kurinyuzamo ubutumwa tukabwitirira Imana, noneho tukigarura imitima y'abasirikare ndetse n'abaturage kugira ngo bumve ko gushyigikira urugamba cyangwa se kurwana babishyira imbere cyane. Strategy twakoreshaga kwari ugufata abantu ugatoranya ababishobora, ukandika igisa n'umwandiko, tukawita ubutumwa. Uwo mwandiko ukawuha umwe mu basirikare cyangwa babiri, cyangwa se mu baturage, biterwa n'abo wahisemo. Nkanjye wenda ku ruhande rw'abasirikari, ubwo uwo musirikare akabifata mu mutwe ibyo yabwiwe, ibyo namuhaye. Noneho we mu gihe iterane cy'amasengesho cyakozwe, akazabitanga avuga ko abihawe n'Imana, abyeretswe se, ubutumwa buturutse ku Mana ko buvuze gutya na gutya, bigatuma abantu bumva ko urugamba bagiye kurwana cyangwa se gahunda bagiye kujyamo zizatungana, bigatuma bagira ukwemera. Mbese kubihuza n'urugamba rero biba bihuye kubera ko bahanuraga iby'urugamba.
ni iby'Imana ariko biri guhanura iby'urugamba tugiye kurwana turasana n'umwanzi. Ubwo nuko nguko byari bimeze, hanyuma ugasanga rero abantu bararwana bafite morali, bafite imbaraga, ubushake, ariko kubera icyo kintu cyitwa montage twabashyizemo, bo bakarwana bazi ko bari gukora ibyo babwirijwe n'Imana, ariko mu by'ukuri ari abayobozi babikoze. Mu by'ukuri mbere habanje kubaho ideoloji yo kubwira impunzi cyangwa abasirikare ko twahunze igihugu, kandi uwafashe igihugu cyacu ntabwo duhuye, ntacyo dupfana. Noneho hazamo ko bakababwira ibintu byinshi, tukababwira duti mu Rwanda uhageze aricwa, hanyuma amajwi akaba ariyo bashyira kuri radiyo. Ndetse ahubwo aho ngaho nk'iyo hagiraga nk'umuntu watashye, amakuru akatugeraho avuga ko uwo muntu yapfuye, ariko mu by'ukuri yazize uburwayi, ntakurama kudapfa, yazize uburwayi se, impanuka se. Icyo gihe habaga habonetse iturufu noneho yo gukwiza mu bantu bati dore wa muntu mwamenye ko yapfuye. Ntituvuge ko yishwe n'uburwayi kandi wenda turabizi, cyayishwe yazize impanuka se, cyangwa se yarafunzwe, ariko akabazira wenda icyaha yakoze kandi koko kigaragara kizwi akaba yaragikoze. Ariko none twe tugatandukira tukavuga duti baramunyereje, yarabuze, cyangwa yarishwe, yishwe n'ubuyobozi, yishwe na leta y'u Rwanda. None icyo kintu kikaba ikintu kigari mu baturage, kiha umuntu mu basirikare bagahita bahungabana bati kumbe. None aho tutangire kuvugana n'imiryango rero, imiryango ikatubwira iti koko ko mwene nakayatashye wowe waza. Noneho dutangira kubona bamwe basa n'abatangiye kuba nk'abumvira ababyeyi babo n'imiryango. Noneho dukaza cya kindi cya ideoloji religieuse cy'iyobokamana. Noneho Imana ko yavuze ko nimutaha mugataha murwanye muyobowe nayo muzabona amazu y'ubuntu, ntimuzubaka amazu arahari, u Rwanda rwarubase, imitungo irahari, amasambu arahari, muzarya mutarushye. Ibyo byose tukabijyana tuvuga ngo ni Imana yabivuze. Noneho icyo kintu cyo kigira ingufu nyinshi cyane, ari nacyo kikibasa abantu hariya cyane cy'ubutumwa, ku buryo hari abavuga butumwa bemerwa cyane kubera ko abashoboye gusubira mu byo twamuhaye byinshi, nawe akabitanga nk'uko yabihawe, ugasanga bati urawe rwose arakazi, ibintu nk'ibyo. Icyo kintu mu manama akorwa harimo politiki, gisirikare na service omonori, baba barabipanze barabyizeho. Ese ko dupanze gutya, nituramuka dutsinzwe tuzababwira ngo iki? Niyo mpamvu hari harashyizweho icyo bita kondisiyo cyangwa inshingano ntarengwa. Muntu uzasambana twagiye ku rugamba azaba yishe isezerano, muntu uzarongora twagiye ku rugamba azaba yishe isezerano. Kuko kurongora nabyo twari twarabibujije ku mpamvu yuko umuntu warongoye burya ari umuryango cyane kuruta urugamba, cyane cyane ko aba ari ahantu adahembwa, ntitubahemba, ntitugira gute. Noneho izo nshingano, izo kondisiyo tuzishyiraho. Noneho urugamba wenda nguhaye urugero nk'urugamba rwa Oracle du Seigneur rwabaye muri 2001, narindi urimo, twatsinzwe Ruheno, twatsinzwe abantu bafatwa ari benshi cyane Kivunge, abandi barapfa. None abasubiyeyo habayeho inama yo kwiga ngo tubigenze dute, ko abantu bacitse urukendero, morali ko yagiye, ko bigaragara biragenda bite. Noneho tubishyira kuri babandi basigaye mwishe inshingano
kondisiyo zariho, mwebwe mwasigaye mu mayoga mu busambanyi, abandi muzana abagore, murasinzira mutegereje ngo abagiye baratsinda, none byazambye kubera mwe. None nabo bati kumbe none bigende bite, mwivugure musabe imbabazi. Ubwo ni Imana iri kuvuga, mwivugure musabe, ariko nuguforuja, mwivugurure musabe imbabazi, mufate ibihe byo gusenga musaba imbabazi nk'icyumweru, tugashyiraho nk'icyumweru musenga amasengesho yo gusaba Imana imbabazi. Cya cyumweru kikazasozwa n'ubutumwa buvuga ngo mbahaye imbabazi, hanyuma rero ngaho ntimuzongere, tugiye gutegura undi rugamba, bigutyo gutyo. Kujya imbere kwa FDLR ntari ukuvuga ngo nuko ibi bishaka wenda, ahubwo Kongo, leta ya Kongo iyo muri gahunda zayo ibwira FDLR iti nimwe mushaka kiriya gihugu kuturusha, ariko twebwe turabasapotinga, tubaha intwaro n'amasasu, ngaho mujye imbere mugende. Nuko nguko mbitekereza, kuko bo babagira ngo barebe ko ese abo nitubohereza imbere niba pfa barabe bitambo by'abacu, abacu ntibarapfa mbere. Turaba turi kumenya uko urugamba rwifashe, aho kugira ngo dushora abacu mbere, reka aribo tubanze imbere twitwaje ko aribo bakeneye igihugu kurusha abandi. Abana b'Abanyarwanda bari hariyo ukasanga baratikiye, banaratikiye kandi nyiko ko twagiye tubibona, ikoranabuhanga rya bitwereka ku ma television, kuri za YouTube, aho hose turabibona. Niyo mpamvu rwose nta mpamvu yo gukomeza kurwanira hari ahantu. Murakoze. Ubutumwa naha abo nasize inyuma mu mashyamba, mbere na mbere mbabwire ko ntabwo ari rekodi bamfashe, kuko igihe maze ntabwo ari rekodi imwe bajya basubizaho, cyangwa se amafoto yanjye akaba aramutse abonetse babona ko wenda isura nari mfiteyo atari yo mfite ubu, wenda ngo bavuge ngo bamufotoye icyo gihe, ngo none berekana ifoto, berekana bumvikanisha amajwi ye kandi atari wa wundi. Ikoranabuhanga ryaragikemuye, ahubwo icyo nababwira ni iki, nuko bareba kure. Umuntu wavukiye nka hariya ari we mperaho, n'umwana, yari umwana avukira hariya, aho ageze ni mu myaka 28-30, ntabwo yakagombye guhera hariya kandi azi ko nta byishimo hafite, kuko byo ndabizi. Ahubwo yakagombye kuza agataha gahera aho abandi bageze, nawe akiteza imbere nkuko natwe turimo twiteza imbere. Nkabwira noneho urwo n'urubyiruko, kuko urubyiruko rurakenewe, n'amaboko yakagombye kuba y'igihugu, imbaraga ntizitatane bagakorera igihugu nabo bakiteza imbere. Noneho nkabwira abakuru babo, abo babashuka bababwira ngo ejo tuzataha, nababwira nk'ikintu kimwe gikomeye nk'urugero, urugamba barwanye ejo bundi Goma, ni urugamba leta ya Kongo yari ifitemo imbaraga, kandi nabo ubwabo bari bafite icyizere ko birangiye, ko mu minsi itarenze nk'itatu barafite igihugu. Ariko bareba ukuntu byarangiye, abacanshuro bakomeye cyane bo mu bihugu bikaze bagafatwa mpiri. None bavuge ngo ese wa mugani iyi Mana ahubwo iri ku ruhe ruhande? Imana ni ya bose, ntivangura. Icyo nicyo cyambere. Abari hano nabo turabimana, niba bumvira Imana nibaze tubane mu gihugu, ni icyabo ni icyacu twese, bikwiheza, kuko abari hano tumeze neza, nta kibazo dufite. Nabo baje bazaza muri sosiyete nyarwanda, tubane nabo. Abo bakuru rero nibareke gushuka abana, babagira imbabazi. Udashaka gutaha kubera
hari icyo yiyagiriza cyangwa se hari ukunda byumva, nareke inzirakarengane zitahire baze mu gihugu cyabo, ariko yoye koreka ubuzima bwe ngo yoreke n'ubw'abandi. Ndumva iyo nama nabaha, kuko mu Rwanda nta kibazo gihari. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, Abanyarwanda bafata kimwe, nta vangura rihari nk'iryo twagiraga hariya. Abantu bose ni bamwe, buri wese afite ijambo, nta kibazo kiri mu gihugu. Nibatahe tubane mu mahoro.